Turongeye turabasuje inshuti bakunzi ba The Heart of Africa TV. Nk'ibisanzwe murabizi ko tubazanira amakuru agezweho cyangwa se update news. Ngiye yakugezweho nitwa Kenny. Aka kanya umutwe wa M23 kuri uyu wa mbere tariki 17 Werurwe watangaje ko utakitabira ibiganiro byagombaga kuwuhuriza na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho byagombaga kubera i Rwanda mu gihugu cya Angola. Musubije inyuma ho gatoya, perezida w'igihugu cya Angola yari yarateguye ibiganiro kugira ngo ahuze umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kongera kugarura amahoro cyangwa se ubumwe hagati y'iyi mitwe yombi cyangwa se izi mande zombi. Impande zombi rero zagombaga guhurira i Rwanda mu murwa mukuru wa Angola ejo ku wa kabiri ku wa 18 Werurwe 2025. Mu biganiro byari bigamije gukemura ibibazo byatumye zisanga mu ntambara zirimo no kuva mu gushyingo cyangwa se mu kwa 11 umwaka wa 2021. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko uyu mutwe wafashe icyemezo cyo kureka kwitabira ibiganiro nyuma y'ibihano by'umuryango w'ubumwe w'i Burayi wafatiye abayobozi bawo. Kuri uyu wa mbere tariki 17 Werurwe nibwo uriya muryango watangaje ko wafatiye ibihano abantu 9 barimo abayobozi bo ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'urwa M23 ubashinja kugira uruhare mu makimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abayobozi bo ku ruhande rwa M23 bafatiwe ibihano na EU cyangwa se European Union barimo Bertrand Bisimwa usanzwe ari perezida w'uriya mutwe ndetse na Colonel John Imani Nzenze ukuriye ubutasi muri uyu mutwe, uwitwa Jean Bosco Nzabonima Mupenzi ushinzwe imari n'umusaruro ndetse na Colonel Bahati Erasto usanzwe ari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. M23 yavuze ko ibihano bikurikirana bifatirwa abantu bacu birimo n'ibyafashwe mbere y'umunsi umwe ngo ibiganiro bya Rwanda bibangamira cyane imishyikirano ndetse binatuma kuba hari umusaruro waboneka bidashoboka. Uyu mutwe kandi wavuze ko kandi hari ibihano nta kindi bifasha usibye gufata cyangwa se gufasha Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukomeza gahunda ye yo gushoza intambara. M23 yabwiye amahanga ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage benshi no ku birindiro by'uyu mutwe ikoresheje indege z'intambara na za drone z'amoko atandukanye, twavuga iziri mu bwoko bwa CH4. Ibiri mu byatumye ireka kwitabira ibiganiro. Iti mu bihe nk'ibi ibiganiro ntibyashoboka, ku bw'ibyo umuryango wacu ntugishoboye gukomeza kwitabira ibiganiro. Bibutsa ko ibi biganiro n'ubundi byari kubera i Rwanda mu gihugu cya Angola. Perezida w'igihugu cya Angola niwe wari warateguye ibi biganiro kugira ngo ahuze ndetse yongere agarure umubano hagati ya M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuse cyane twabacira mu ibaruwa M23 imaze gusohora aka kanya ndetse n'ibikubiyemo kugira ngo turebe impamvu yahakanye kwitabira ibi biganiro. Imwe mu bikubiye muri iyi baruwa M23 imaze gusohora nonaha yagize iti ishyirahamwe M23 cyangwa se AFC ryifatanyije n'abaturage mu kwicuza cyane uburyo inzego zimwe mpuzamahanga zikomeje kubangamira ibikorwa bigamije amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no guhagarika ibiganiro byari biteganyijwe. Ibihano bikurikirana byafatiwe bamwe mu banyamuryango bacu harimo n'ibyashyizweho ku munsi ubanziriza ibiganiro by'i Rwanda, byahungabanyije bikomeye ibiganiro by'imbere no kugira intambwe ibageraho. Iyi myitwarire kandi idasobanutse igaragara nk'ivangura ikomeza gushyigikira Bwana Felix Antoine Tshisekedi mu mugambi we wo gukomeza intambara.
M23 kandi muri iyi baruwa bakomeje bagira bati byongeye kandi M23 irahamagarira umuryango mpuzamahanga n'abaturage ba Kongo kwita ku bikorwa by'urugomo bikomeje gukorwa n'ingabo za leta ya Kinshasa zirimo ibitero bikomeye ku butaka ndetse no kugaba ibisasu bidatoranya ku baturage benshi hakoreshejwe indege z'intambara nk'uko twe twazivuze ruguru, harimo iza CH4 ndetse n'indege z'intambara zikomeye cyane. Muri iyi baruwa baje gusoza bagira bati muri ibi bihe ibiganiro byabaye ingorabahizi cyangwa se ntibiri bushoboke kandi ntibinashoboka. Kubera iyo mpamvu ishyirahamwe ryacu rimenyesha ko ritazongera kugira uruhare muri ibyo biganiro. Ku musozo w'iyi baruwa kandi basoje bagira bati Goma ku wa 17 Werurwe 2025 ku M23. Nguko rero niyo baruwa aka kanya M23 imaze gushyira ahagaragara kuko itari bujye muri biriya biganiro byateguwe n'umukuru w'igihugu cya Angola. Ubwo rero mu gihe umukuru w'igihugu cya Angola nta kintu aratangaza kandi rero yarateguye ibi biganiro kugira ngo ahuze M23 ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Mu gihe rero nta kiratangazwa, mu gihe tuza kumenya andi makuru turaza kugenda tubibagezaho mu bindi biganiro. Icyo nakubwira, guma kuri The Heart of Africa TV, iraza kuba ikugezaho andi makuru agiye arambuye. Wibuke gukora subscribe. Njyewe uri kumwe ni Kenny.